Emi, umeze bite? Abana amashiki wawe nawe ameze neza nta kibazo afite. Sibyo? Bityo nanjye rero uko mbiri kose ndashima nako nk'umuryango ndabona dukwiye gushima Uwiteka kuko nubwo data rutazihana yagiye yatabarutse ariko ibyo byose mbona uko yadusize nk'umuryango nta kibazo kinini. Hari icyo mubona se? Ibyo rero biba bikwiye gutuma tubishimira Uwiteka dusize nk'abana turi batatu ariko ibintu uko bigenda ibyo byose mbona atari nabi. Inzu yadusigiye, imitungo yagiye yadusigira byose barabona ko biraho kandi n'ayamaze ari kutwinjiriza nta kibazo dufite. Ubwo rero nk'abavandimwe ndakomeza mbasabe tujye dukomeza twitwararike dukomeze duharanire ishema rya data rutazihana kuko nyine yari intore rwose ari inyangamugayo twese turabizi kabisa. Kuki wanzanye hano ushaka kumbwira iki? Ndagira ngo nkubwire umenye ubwenge uskuri igishwi gute wirirwa utaka amafaranga yo kwisukisha warayabuze uri n'amafaranga se gute ubwo kandi uraho utazi kuri kumwe n'amafaranga uri n'amafaranga yigenza yabuze nahajya ayahe nyine iwaba data we reba kira gihungu mugendana ngo ni igisheri cyawe Frank se uramukunda ndabizi ntabwo mukunda wibuka ko ugeze kumbwira none ngo ntabwo ugikunda none wari uzi ko iwabo buriya ni imfubyi wabo bose barapfuye ariko bamara gupfa bari baramuraze imitungo yose kari ugomba kuyijera akamenya bari umunabi ariko buriya gifite mu mutwe mbese n'amazi. Ubwo rero nkanjye mukuru wanyu mpora nifuza ko twagira iterambere ry'umuryango tugatera imbere tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Ibi bya data tukabikomeza hatagize ikidushuka. Njye njya mbona bagenzi banjye abandi tungana biga mu bintu by'inzoga ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Ubwo rero njye mba numva atari ibintu byanjye bitanaduhesha ishema kandi abizi ko utazikunda kabisa. Ntabwo nzikunda rwose ntabwo nzikunda kuko data nubwo yari intwari ntabwo yigeze mu nzoga nakoze mbona ari aho nako namwe ibyo byose yatabarutse muri bakuru ntabwo mwari abana cyane kuko nanjye simbaruta nubwo ndi mukuru wanyu simbaruta imyaka myinshi ku buryo navuga ngo hari byinshi nzi kuri data by'umwihariko mwebwe mutazi. Turabizi ko yari inyangamugayo natwe tuzajya dukomeza tubinyangamugayo tugerageze ibintu byose tubigendemo neza. Uribuka ikintu yakubwiye ngo urabona ko ari wowe usigaye ari mukuru uzirinda ubusinzi uzirinda inzoga. Sibura wowe utarabibona hanyuma se iyo mitungo ye hazajya gute? Reka ngubwe ko bizagenda si kirokore uzamushoka mu inzoga kose namushuka gute namara kunywa inzoga uzamaze kumufata namushuka gute nyine n'ibyo nshaka uzamubwira kubera kigukunda cyane mbona cya ukigeraho kigata kimera nk'ibisusa byakubiswe n'izuba uzagishuka kimwe inzoga nubona byanze uvuga ati nimba utanywa inzoga byihorere hanyuma kubera gukunda azazinywa hanyuma namara kuzinywa umubwire ajye kuzana iby'iwabo kuko niwe bireba byose. Hanyuma se bana barabavandimwe babimwemerera baramwubaha uriya muryango nta mwana muzima ubamo ku buryo bafata imitungo yose bakayimuha se akayinza n'uriya biriho niwe byanditseho kandi bose ibyana byo mu gikoma cyavoka uzajya umwiryaho uvuga ngo natanywa inzoga ntago muzakomezanya kuntu kigukunda nacyo kizemera kiziweho ntago ubizi ako kana ariko mu gitondo butinze gucya ibyo bintu ugomba kubikora. Icyo mbakundira ni uko byose muba mwarabizirikanye kuko iyo ubizirikanye gutyo bituma nawe naho najya gutana mwankorora mukongera mukansubiza mu nzira usibye ko nateganya kuba natana tuzakomeza tugende
nkajya mbareberaho mbere icyitegererezo. Bamwe ni abahungu benshi bajya mu biyobyabwenge, ukabona baranywa amatabi ugasanga barishora mu busambanyi, ariko nka basaza banjye ni ukuri muri abantu b'abagabo ndabashimira, umva uburere bwiza, mufata nk'aho nyine ari mwe mwambyaye kandi ababyeyi bacu ntibakiriho ariko basigaranye inshingano zabo. Yega nibyo tutakubaye hafi se nyine twagiye. Njye mpora nirinda ko nabona wandavuye hano hanze. Sheri biteze. Esa rwose. Umeze neza? Umeze neza cyane. Nawe umeze neza ariko hari akantu ubura. Kagakiza kanda. Ujya usohoka, uri mu rugo. Ujya gusohoka wowe. Umbwira ni ibiki. Oya, ugomba gusohoka. Nyine mba ndi gusohoka. hano mu rugo nita kuri murumuna wanjye na mushiki wanjye. Oya, ugomba gusohoka ukajya aho abandi bari. Mbese nyine tugasohoka. Man, aho abandi bari akenshi usanga bari kwinywera inzoga n'amatabi n'ibiki kandi ibyo bintu byose mbikunda. Inzoga se hari ikintu zitwaye? Nzanywa inzoga nanjye. Oya, nta kibazo. Njye nta kintu zintwara. Njye simbikunda rero. Oya, sheri ugomba kuzajya unywa. None se tuzajya duhora dusurana gutya tudasohoka ngo tujye no ku mazi byibura? Wenda ku mazi nzakujyanayo ariko njye ntabwo njya mu inzoga ntabwo nzazinywa. Oya, twajyayo gute se kandi utanywa inzoga? Nzi abagiye ku mazi bose baba bagiye kunywa inzoga ugomba dushaka gusohoka. udusoda twinywere nta kibazo. Nese ubu reka nkubwire, bibaye ngombwa ko tubyina ukabona wabyina neza utashoboye kukanunguka katume ugera ku aho kimushakisha imbaraga zivuye mu kantu njye nabikora nkiyaranja ibyo mu bwenge bwanjye ntagombye kubikora mu nzoga. Oya, jya unywaho nta kibazo bazi sibyo? Sheri Oya, jya unywaho. Subiye se ko ngukunda. Urabyemeye ko uzanywa akantu? Tuzagerageza ryari? Nidusohoka Waramusezeranije? ndabigusezeranije. Okay. Ibintu byo gukomeza umuntu wese ntabwo uri umurokore ariko ntabwo unywa akantu ntabwo dusohoka. Gusa wabasha no kugura inkweto bazi z'ibihumbi 20 utanywa akantu. Bijyanye biti? Ntabwo ari byiza cyane ndumva ntazi. Hano hari ikigabo cyansindishije mubyutse none amakuru se wo nzanye amakuru ashyushye. ya Reba kaka baby kakandi dukunda kugendana akahe kakaraya kamwe kagashinze nyine kitwara ukuntu kayoboye apisi ako kenda kibutse kamayidi yo guhobagiza umuntu ute aho nshaka ko mu bantu banywera hano nshakiramo umuntu nyine unywa akantu. Oya, nyine uzajya unywa akantu usibe kubibagira. Nzagerageza rimwe wenda ariko ntabwo nzabikomeza. Ni uko binsabye nabwo ariko ntabwo mbikunda buriya. Oya, reka nkubwire, ugomba kuzajya unywa akantu kugira ngo ubuzima bugende neza sibyo? Shaka bugenda neza nose ko nsanzwe nta kibazo mfite muri make ntacyo byari bintwaye kuba ntakamwe. Oya, none se reba n'imitungo papa yabasigiye. Mbese urabona yashira umwana akantu. Mbese ahubwo nyine sinaba ndi kuyangiza. Nese ubwo tuzakomeza gukundana ngewe nk'akantu wowe utakanywa muri wowe. Nawe rero nawe ugomba kubyiga ukazajya unywa akantu gakeza. Nta kibazo tugende nonaha. Turabishoboye. Ese tukazajya bitaha. Oya, nonaha nije sawa kugira ngo bitangire hakiri. nta kibazo ndaza gukubariza Shema naza nimugoroba. Ubwo birasaba ko muza hano mukagura nyine n'ibyo kunywa noneho tukabikora nta kibazo. Ako kantu ariko mwana reka nigendere hanyuma ariko ujye usambana gake. Ndavuze ngo murazima. Murazima nyamaga. Murazima. Reka murazima. cyangwa se buri nene sinzoga itwaye icy'ubundi. Ushaka kwivuga nawe utwaye iki? Wowe nakubwira ushaka icyangombwa cy'umenya ko ndi mukuru wawe ushaka. Hambaza sibyo arimo ngenda. ni wowe bitch ni wowe. Hari undi mbwira se si wowe. Ariko ugutangiye kuba ukanashira wanyu ukageza aho umutuka bena kukagenda.